murakoze Imana ibaho umugisha. Mbese umwanya w'amasengesho ni ingenzi. Iki ni cyumweru cy'amasengesho, ni cyumweru cyo kubwira Imana kandi tuyisaba kwidusohoreza amasezerano kuko yarabisezeranye ko hari kizakora mu bihe ngibi rwose. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero mu nkundire turebere hamwe isomo ryacu ry'umugoroba dusanga mu gitabo cyo kitangiriro igice ni cya gatatu umurongo waho wa 15. Itangiriro igice ni cya gatatu umurongo wa 15. Turi mu itangiriro igice ni cya gatatu umurongo wa 15. Abahageze muvuge ngo amen. Reka duhere ku murongo wa 14. Titi ravuga ngo Imana hana inzoka na Adamu na Eva. Murabizi Imana imaze kurema Adamu, imaze kurema umugabo n'umugore, ibaha amabwiriza nuko bagomba kwitwara, baza kubirengaho. Nyuma yaho haza ibihano. Hari ibihano byahawe Adamu, byahawe Eva. Umurongo wa 14 uravuga ngo Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Umurongo wa 15, nzashyira urwango hagati yawe n'urw'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Iri somo ni ubuhanuzi bukomeye cyane ariko nanone bwumvikana kuko nta bikomeye bitumvikana Imana yigeze ishyira muri Bibiliya. Ibyo yashyizemo byose ni bishobora kumvikana. Adamu nyuma yo gucumura kwe byabaye uko nyine Imana itanga ibihano. Iki rero inzoka yabwiwe ari we Satani, kuko Satani yari yihinduye mu nzoka. Abantu barabisoma ntibabashe guhita babyumva, ariko Satani wari urimo kubibwirwa we yarabyumvaga neza, asobanukiye ibyo ari byo. Urubyaro rwavugwaga hano ni Kristo ubwe. Gukomereka kwe ni urupfu rwe ku musaraba. Hanyuma gukomereka k'umutwe wa Satani ni ugutsindwa burundu. Paulo yaranditse ngo Imana izamenagura Satani munsi y'ibirenge. Ibyo rero byumvikanaga neza. Satani yahise amenya ko nubwo isi yagushije ishyano kubwo gucumura no kwica amategeko y'Imana, ariko muri iri jambo abonamo ipica ndende y'Imana n'umupangu n'umugambi wo kuzana Mesiya ngo acungure isi, kandi nawe abonamo ibyo kuzatsindwa kwe, urwo rugamba ruzabera ku musaraba. Arabisobanukirwa neza, aricara bisubiramo arabyuza. Arangije arabyumva neza, igishushanyo mbonera arakibona. Arangije aravuga ngo ubu intambara ngiye gukora, mu gitabo cyitwa Inama y'Imana ikomeye paje yaho ya 13 haranditse ngo we ubwe yasobanukiwe neza ko Imana yababariye Adamu, kandi yuko hazaboneka umucunguzi wo gucungura isi, bityo nawe rero agambira guteranya abadayimoni be ngo bahangane no gushaka uburyo icyo kintu cyaburizwamo. Uyu mugoroba rero ikigisho tugiye kurebera hamwe
mu gihe dufite insanganyamatsiko rusange ivuga ngo turahamagarirwa kuba indahemuka, turahamagarirwa gukizwa, kwakira agakiza k'Imana mu mitima yacu, dufite kuri uyu mugoroba turagana amagambo avuga ngo kugerageza kuburizamo umugambi w'Imana. Kugira gute? Kugerageza kuburizamo umugambi w'Imana. Umuntu wese watekereza ko hari utuntu twamujagaraza, twatuma ahugaho gato, ugerageze rwose ufungura amadirishya y'ubwonko, kuko aya magambo tugiye kurebera hamwe ashobora kuba amwe mu magambo utazigera byiteka ryose iminsi yo kubaho kwawe wibagirwa. Kugerageza kuburizamo, dusenga Imana. Imana Data wa twese, Umuremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko, izina ryawe rihimbazwe. Ndagushimira ko ushobora byose, kandi n'ukuri nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Nanone kandi tugeze muri wa mwanya wo kumva no kwakira inama zawe binyuze mu ijambo ryawe. Ndagusaba ngo ubane natwe, ube muri iri teraniro rwose, uburizemo imigambi yose ya Satani. Ubutware bwawe aba aribwo bubaha ahantu, imitima yacu ihugukire kumva ibyawe. Ndagusaba imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri, umpa amagambo y'ubwenge ahuje n'ubushake bwawe. Ku musozo Yesu ashyirwe hejuru, natwe duhabwe umugisha. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Kugerageza kuburizamo umugambi w'Imana. Tujyane mu kanya gato. Adamu akimara gucumura, Imana yaramusanze imubaza uko byagenze. Yaravuze ngo ni umugore wampaye. Ibi bintu iyo tubisomye ntabwo tubitindaho, ariko birakomeye. Ibaze Adamu niwe wa wundi mu kanya gato wari umaze kuvuga ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, niwe nge, arasa nanjye, ndabona ari nge wundi bashyize hakurya hariya. Ariko ikibazo kimaze kuvuka, icyaha kimaze kugera mu mutima we, amaze kwakira ikibi, kwica itegeko ry'Imana, wa wundi yabonaga ngo niwe nge arangije aramutanga ngo bamwice, kuko Imana yavuze ngo ibi ni ibiki byabaye. Adamu aravuga ngo niba ari urupfu rugenewe icyabaye, ugomba gupfa ninde? Ni wa mugore. Niba ari ugufungwa, sinjye muri bufunge, ni wa mugore. Niba ari ugukubita, ntabwo ari njye muri bukubite, ni wa mugore. Ibyo bintu birahabanye. Kubona uwo yavugaga mu kanya amutura ya mitoma yose, ubu noneho ari kumusheta ngo bajye kumwica. Wari wabibona bamanuka kuri tapi rouge ku Muhima, bakaza bakimbagira, bakagera hano, bakajya gucana buji hariya, imodoka zidekoye ziri hanze hariya, simujye ngubona buri munsi. Bakagenda bakajya muri sare, bagakata gato nziza, bakinjira babyina banezerewe, bakagera mu rugo, icyumweru kimwe amafoto agatangira ku social media, bari ku Gisenyi bicaye ku mamoto mu mazi, bari ku Kibe bari mu mazi bagenda genda, umunezero ni wose. Umugabo akagenda mu minsi mike cyane, ugakurikirana amakuru ngo umugabo ari mu rugo, umugore ari mu rwe, divorce yabaye. Burya abo divorce namba nabo burya. Iyo ibi bibiri byaje uhitamo kigize gute? Icyoroheje. Simbashimye, ariko aho kumuca igihanga bakavuga ngo umugabo yisha umugore, ngo umugore yisha abana umugabo. Abantu bajya bibwira ngo nuko batakundanye. Oya rwose, baba
barakundanye ndetse cyane, ahubwo umwe muri bo aba yamaze kwakira icyaha mu bugingo bwe. Hari utuntu mukora duto duto ukibwira yuko ntacyo dutwaye, mbarahira Imana yo mu ijuru, bipfa kuba Imana yaravuze ngo ntuzagikoreho, umunsi wagikozeho uzapfa. Niba yaravuze ngo ntugakore ku isabato, nuyikoraho ntugire ngo uzabaho, uzapfa. Niba yaravuze ngo ntukareganye kibo mu 10, nukirya nukuri uzapfa. Niba yaravuze ngo ntukabeshye, nubeshye uzapfa. Nta mugabo n'umugore utandukanywa batandukanyije hatabayeho urupfu, babarahiye ngo tuzatandukana n'urupfu. Buryo iyo mubona bagiye undi agiye, mwebwe mujya mwibwira ngo kuki batandukanye urupfu rutari rwaza, ruba rwaraje. Umwe muri bo barapfuye, apfuye ahagaze. Nta mugabo n'umugore bashobora gutandukanywa batandukanyijwe n'ikintu kitari urupfu. Burya ntibibaho. Nubona batandukanye, burya umwe yapfuye. Abafite izina ry'uko ariho, ariko ari intumbi. Hari ibintu dukora byoroheje. Waruzi ko kuriganya iby'Imana yagusabye gutanga bishobora gutuma udivorce? Hari ibintu abantu badatekereza. Ako kantu kinjiye mu mutima wawe niko kazamura urubuto rwo gukora moshya. Kuko Adamu imbuto yinjije muri we, Bibiliya tubwira ngo yafashe itunda. Ariko gusa itunda si ikibazo kuko ryaribwaga nk'uko ndaribwa, ahubwo nuko gusa Imana yavuze ngo ntuzarikoreho. Icyo cyonyine nicyo kizanye. Ntabwo ari uko umugore yamututse, ntabwo ari uko yamwibye, ntabwo yamunyereje amafaranga, nta nubwo yamubeshye, yari yamuciye inyuma. Hari undi muntu waje gutereta muka Adamu, ariko umva yuko atangiye kumubwira ngo genda bagira gute. Mu yandi magambo aramwiyiciye hejuru y'icyaha. Abantu ngo ko divorce ziri kuva he? Ziri kuva kwica amategeko y'Imana, nta kindi. Ariko ibibazo biri mu ngo, ubu turakora imiryango, inyigisho z'imiryango, nkunda kuzikora, tugakora amasemina. Bagabo mu bigenze gutya, bagore mu bigenze gutya. Izo tekinike ni nyinshi, abahanga bo kuzisobanura barahari, ariko ntibizashoboka. Tekinike zose wakwiga ufite icyaha mu mutima ntibizamacinga. Basore bagenzi banjye, bakobwa nshuti z'Imana, uraba ufite kwica amategeko y'Imana muri wowe, ariko ukisiga ugasa neza bigakunda. Umukobwa nuko, umusore nuko, barangiza abo bombi bameze batyo bakaza imbere bakeye cyane. Umukobwa yisize, umusore yambaye kositimu nziza, tukabasezeranya. Ye baba we, umwe ari uwica amategeko, undi ari uwica amategeko. Ni nko gufata Al-Shababu ukamusezeranya na Boko Haram. Bakagera mu rugo ukabona barakeye rwose, urugo rwiza, ukwezi kwa buki, natwe tukajyaho kubasura, bakadusukira kuri zaji mu bikoresho byiza cyane batahanye. Ariko reka mbabwire, niba mwica amategeko y'Imana ntiruzamara kabiri. Izi zini nta kindi ziri kuzira. Iyo ni password mbahaye, nta kindi ziri kuzira. Uragenda ukajya gukora ukica amategeko y'Imana warahiriye, urunguka ntiwibuke y'Imana yagutegetse. Ibyo birahagije ngo bizana abadayimoni mu muryango, kandi iyo bagezemo basiga bisha umugore cyangwa bica umugabo cyangwa bica abana. Nabyo kuvuga ngo nuko adatanga keya, ngo nuko atagira gute. Reka nkubwire, ninde azaguha keya kuruta izo Eva yahaga Adamu? Ninde mugabo uzabwira umutomo umugore we myiza nk'iyo Adamu yabwiye umugore we? Hari uwo se? Ariko icyaha bamaze kwinjiza mu mutima gitumye avuga ngo genda bakwice. Imana tugire neza. Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Abasore benshi barimo barasenga, Mana wazampa umukobwa mwiza, ntawe uzabona. Wambaye umusore ukubaha Mana, umusore wubaha Imana, wowe urayubaha. Niba ushaka umuntu muzima
sister, bwira Imana itunganya imibereho yawe. Haleluya. Nimara gutunganya ubuzima bwawe ukagira imico yubaha Imana, hari umusore uri hakurya tutazi uwubaha Imana urimo asenga ati Imana nakura hehe umuntu wubaha Imana, maze Imana izamusubiza icyifuzo cye, imushakira uwubaha Imana. Wowe mukobwa, shaka uburyo wazagenda umeze nk'igisubizo cy'amasengesho y'umusore uri gusenga. Wowe musore, shaka uburyo wazabona umukobwa ari kuri igisubizo cy'amasengesho ye. Haleluya. Akusakana kubwenge fifi, nakana kubwenge. Satani akimara kuvuga ngo Adamu ubaye iki, Eva ubaye iki, Satani aranezerwa, ndabishoboye, ndabishoboye. Arishima, abwira abadayimoni ati munezerwe, umuntu ntabwo Imana ikimukunze. Dore Adamu arigunze, umugore we arigunze, reba ibibaye, isi iri kumera imitovu, amahwa yaje mu biti. Badayimoni nimunezerwe. Umumarayika araza, Imana iraza, ibwira Adamu ati narakubabariye. Muri icyo gitabo haranditse ngo Imana yohereje abamarayika inshuro nyinshi kuza kongera kubwira Adamu yuko yababariwe n'Imana. Satani ibyo bintu biramurya. Akimara kumva ryatangazo tumva hazaboneka Mesiya uzacungura, kandi intambara yawe ya nyuma azayisoreza ku musaraba Karuvari. Satani aravuga ati agenda akoresha inama uburyo bwose kugira ngo aburizemo uwo mugambi. Abantu babaho, Adamu bahanze ya Edeni, ubuzima burakomeza, ababyaye umwana wa mbere, abyaye wa kabiri. Babana bakimara kuvuka batangira kwigishwa amateka y'abasekuruza y'ababyeyi babo, ukuntu bahawe amategeko n'Imana, n'ukuntu baje kuyagandira, uburyo basohotse muri Edeni, n'ukuntu Imana yababariye. Ariko nanone kandi basobanurirwa yuko ibyaha bidashobora kubabarirwa hatabayeho kumeneka kw'amaraso. Basobanurirwa yuko igitambo cyemerwa n'Imana nuko hagomba kuba kumena amaraso. Inshuti mukundwa, ibyo byabaye gutyo mu bana, barabyiga umunsi wa mbere, ukwezi, umwaka. Igihe kigeze bakora ibicaniro aho bagomba kujya gutamba. Satani abadayimoni bari gushakisha ubwenge bwose, bahoraga bazengurutse iyo famiye, bazengurutse urwo rugo. Reka nkubwire muvandimwe wanjye, ndabwira abagabo n'abagore bari hano, ndabwira abasore bari muri ghetto, ndabwira abantu bose banyumva, nta munsi numwe, nta mugoroba numwe ubaho mu rugi wawe haba hatari ingenza z'abadayimoni ngo barebe aho intege nke z'umugabo ziri, aho intege nke z'umugore ziri, babone uko urwo rugo ruhirima. Abadayimoni bahoraga bazengurutse, maze bajya mu mutima wa Kayini. Bagiye gutamba, Kayini ajyana ku mbuto ze, Abeli atanga igitambo cy'itungo. Igitambo cya Abeli kiremerwa, igitambo cya Kayini nticyemerwa. Impamvu nuko bari barigishijwe yuko iyo amaraso atamenetse, kandi muzirikane ko ibitambo byabo byagombaga gushushanya Mesiya uzaza. Satani akimara kubona igitambo cya Abeli cyemewe, bahise bakora inama n'abadayimoni, baravuga ati ubwo bibaye ibyo bijyanga bikunze, wa mugambi na cya kindi Imana yavuze kizasohorezwa muri Abeli. Bahita bazengurutsa abadayimoni hafi aho, nimukoresha uburyo bwose Abeli apfe, kuko nimutamwica isezerano ry'Imana ry'umucunguzi rizazamuka muri we. Nimugire vuba. Abadayimoni benshi bihanga muri Kayini, abazamuye umuhoro, akubise mwene se, abaramwica. Abadayimoni ati ndiyo, ubu ngubu bizaca hehe? Ngaho bizaca. Igihe kirageze, barishinye baranezerwa, bari kugerageza kuburizamo wa mugambi w'Imana, barishima baranezerwa cyane. Igihe kiragera, Adamu abyara umuhungu amwita Seti, nawe akomeza kumwigisha nk'uko abandi bigishijwe.
Kayini ari hirya abamukomoka bamaze kwa benshi, isi ikomeza kugwira, abantu bari benshi bakomoka mu gisekuruza cya Kayini maze umwana wa Damundi wavutse nawe amaze kwigishwa atangira kubahiriza amategeko y'Imana. Mu kubahiriza amategeko y'Imana abamukomotseho nawe iyo generation yose iba abubaha Imana. Dayimoni atiremba abwira abantu Imana, abwira mwabadayimoni, abwira abadayimoni tuva rero ubu bintu biradukomeranye. Dore abo kwa Seti babyaye umuryango munini, basenga Imana yo mu ijuru, bubahiriza amategeko y'Imana. Nimukore ibishoboka byose, mugende mubatere, tuburize muri ya mugambi. Erega nimutabikora mutyo tuzapfa, nimutabikora mutyo bazaturimbura. Nimugerageze uburyo bwose. Abadayimoni bajya gushuka bo kwa Seti ngo bica amategeko y'Imana, wapi babona byanze, ngo bange Imana, wapi, ngo bacike intege be kujya gutambira Imana gusenga. Babona generation kwa Seti bakomeje gusenga, bakabaca intege ariko bagakomeza, bakabasubiza inyuma ariko bakakomeza, bakagwa ariko bagakomeza. Satani bibaza ibiri biki tuzakora. None bigenze bite? Umusozo kwa Kayini bahirgiyo, umusozo kwa Seti n'abakomoka bahirgiyo, baza kwiyungura igitekerezo. Baravuga bati rero kugira ngo abantu tuzabashobore, nimureke dufata abakobwa bo muri generation yo kwa Kayini bagende bajye biyambika ukuntu muri generation yo kwa Seti, maze abahungu n'abagabo bo kwa Seti nibazajya babona aba bakobwa, nitugirirwa amahirwe bakabashaka mo, ibyo bivange bizajya abakobwa bacu muzajya mugenda mujyeyo. Nibamara kubashaka nimugerayo mwebwe icyo muzakora kujya mubigisha gusenga ibigirwamana gahoro gahoro, kugira ngo abantu b'Imana bazahinduke bizange. Maze abakobwa baratangiye bakajya bimakiya, bisiga ukuntu, bakambara ubusa buri, ubundi bakajya guhahira mu masoko yo kwa Seti, bagatambuka. Abagabo ko nameze ngo wababonye. Satani ari muri campaign. Umuntu akava iwabo, akava Muhanga, asize robine, akazana ijerekani aje kuvoma ku Muhima. Nta kindi kimuzanye ari ukuza yerekana uko ateye. Wamubonye sha, bakamukurikiza amaso, batangira gushakana nabo. Rero nimubona ibyo biri mu kuba, Satani burya bari muri campaign. Nduzigera ubona abahanzi baragenda bagakora indirimbo, umuhungu akayiririmba yambaye imyenda yikwije, ariko arabizi ko itazarebwa nadashiramo umukobwa wambaye umwambaro w'imbere gusa n'agakingirije agatuza. Mwarabibonye se? Kandi akabikora ku buryo nyine yizonga. Abahungu rero hari igihe gara nkaho aho ari kwizonga agata kanda kuri pose. Satani burya bari muri campaign, tabyikora bavandi. Bibiliya mu gitabo cy'itangira avuga ngo babana b'Imana, babana bubaha Imana ya generation kwa Seti, ngo bafata abakobwa bo muri generation kwa Kayini, barabashaka bashingiranwa nabo, bigeze ubw'imico yabo yaganjije cyane abo kwa Seti, baba babikuruta n'abigeze kubaho. Imana ibonye nta kundi kuntu, abadayimoni baravuga bati noneho byaciyemo, ntaho bizigera binyura ngo umugambi wongera usohore wo kuzana umucunguzi. Twabishoje, baranezerwa, barishima. Imana imanutse kureba icyo kivunge cy'abantu, itanga itangazo mu itangiriro igice cya 6:3 gakomeza ndetse no 5, ngo Imana yitegereza abantu bose, ibona ari babi intekerezo zabo, ibyo bakora, ibyo bavuga, igambirira kubarimbura bose. Satani ati
nibyo twashakaga. Ubundi se bizaca mu zihe nzira? Bose ngo ibamareho. Itanga amahirwe ya nyuma, no atangira kugira kubaza inkuge. Amaze kubaza inkuge, abadayimoni tisha buriya rero turatewe. Abadayimoni Satani aravuga tumva buriya rero twajwemo kiriya kintu kijemo ngo cyo kubwiriza. Ushobora kubona hari abihana bahita bagenda bajya mu bantu bose, abadayimoni bakwira kuri uwo musozi aho no yajyaga guhagarara ajya gukora yivuna. Abadayimoni bose na Satani ubwo bayiziraga bakajya mu bantu, bakajya mu bantu, bakajya mu bantu, bakajya mu bantu, kugira ngo iby'Imana biteshwa agaciro he kugira ababyumva. Abana bawe mu rugo, abakuze abafite ubwenge, babasha kujya kuri televiziyo bakareba City Maid, bakareba Zacu TV, bakatera inkuru, bagatera urwenya. Uzabikore ubabwira uti muzane ibitabo turirimbe dusome isomo dusenge. Uzumva kamwe kajwigire ngo arankandagiye, akandi nibwo gatangira kuregana ibyabaye mu gitondo. Uje kumva wumve hirya iriya inyuma ngo umukozi akubise nk'isorori hasi cyangwa se ikirahuri. Nibiki bibaye sha? Niba ari mu giturage uje kumva ihene icitse mu gikoni irirukanse, fata iyo hene. Umutekano ubure, kuko abazi kigiye gukorwa kugerageza kuburizamo umugambi w'Imana. Ibintu bijyanje burundu. Ubu abantu bafite icyifuzo cyo kuza muri amateraniro, muri babandi bose babyumva n'ukuri ni benshi. Ariko uramutse urebye utungiringiri kwabiteye dushobora kuzitira. No arigisha bamwe barabyumva abandi barabyihorera. Igihe kiragera barangije mwuzura uburaje. Satani atungurwa no kubona itsinda ry'abantu 8. Ibi ni ibiki kandi? Aba baducitse gute? Bariya bazasorezwa mu mugambi w'Imana. Inkuge amazi arashoje, aramanutse ku musozi wa Ararati. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 7 bazababwira ngo Nowa aragenda yubaka igicaniro muri iyo misozi. Haba havutse indi generation y'abasenga Imana, yabubaha Imana, yabubahiriza amategeko yayo, bakajya batambira Imana igitondo n'ikigoroba. Satani TV ni ibiki? Bariya baturutse he? Ibi bishe gute? Muzamure imbaraga zanyu. Abadayimoni barakora ngo baburize mu mugambi w'Imana. Bagiye babona muri iyo generation batangira imyivumbagatanyo. Ntabwo dushaka gutura ahangaha, ntabwo dushaka amasengesho, ariko gusenga buri munsi, ariko kuza buri kanya. Ariko ibyo ni ugukabya mere, ibyo ni ibyo kukabya. Uzabwiye umusore hatari ko mwagiye muse ngo ariko mere, ubwo se mere ubwo urabona gusenga Imana ntiyabyumva. Umusore araza mu gitondo, akaza saa 4 mu rusengero, akaza saa 5 bagiye kubwiriza, nabwo ukabona yabangamiwe rwose, ukabona hari ukuntu ameze nk'uri kubangamirwa. Wajya mu rusengero mu gitondo uri gukora iki? Ariko mere nawe ntugakabye. Kwano barivumbagatanya. Baravyete twebwe ntabwo dushaka gutura hano Ararati, ntabwo dushaka guhatura. Ese murifuza kujya? Reka tumanuke. Urabona hari ahantu hera, ahantu hari kibakiza hitwa Gishinari. Baramanuka bajyayo. Bagezeyo Satani aravuga ati ubwo bamaze kuhagera reka mbabwire bubaka umunara. Wa munara w'Ibabeli. Ibintu biracika. Barubaka mu gitabo cy'Itangiriro 11. Imana iravuga tumva abantu ndabona bashize umugambi hamwe ibintu bazabishobora. Barubaka bagera iyo ruguru. Uwo mushinga ntabwo Imana ari ushigikiye, wagomba guhomba ugatsindwa. Bigeze ubwo yanzu yabo batangiye kutumvikana, ibintu biradogera, indimi zabo zicibwamo ibice, maze bamwe bajya hirya iyo, abandi bajya hirya iyo, abandi barirukanka. Bagenda ariko bafite imigambi yo gusenga ibigirwamana. Aho bagiye hirya iyo basenga ibigirwamana, aho bagiye hirya iyo basenga ibigirwamana. Satani ati mubakurikirane muramenye be gusenga wa mugambi, kuko nibaramuka babikomeje twebwe tuzatsindwa, Imana izadutwika.
ndabizi neza ko izadutwika. Mukore rero ku buryo twazatsinda tugatwara ubwami, yaba ari ubw'ijuru yaba ari ubw'isi, tugatwara ubwami akaba ari twe dutsinda. Abadimoni bagakora ngo baburizemo umugambi, kuko bazi yuko ni umugambi w'intsinzi ku bakristo, ku bantu b'Imana. Umugabo umwe witwa Tera aza kubavamo. Murasoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 26. Umugabo umwe witwa Tera wa wundi se wa Aburahamu aza kubavamo. Imana yambwira ati va rero va mu gihugu cyanyu muri Uri y'Abakaludaya werekeze i Kanani, ugende ujye guturayo, aho hantu ujye wubaha Imana, usenga umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Satani abonye uwo muntu umwe uturutse muri abo bantu, aravuga nti ibintu birakaze, tuzapfa. Murasoma mu Itangiriro 11:26 ngo Tera ava muri Uri y'Abakaludaya avanweyo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, ariko ageze i Harani agira gute? Arahatura. Mwene magambo yaravuye Nyabugogo agiye i Remera, ariko ageze Sonatibe arahatura. Abantu b'i Harani bo muri Uri y'Abakaludaya bari bazi ko Tera n'umuryango we bibereye i Kanani, ariko ab'i Kanani ntibazi Tera n'umuryango we. Mwene magambo bahagurutse bavuga yuko bajya i Kanani, ariko mu by'ukuri Kanani ntibagezeyo, no muri Uri y'Abakaludaya ntibagize gute? Naho ntibariyo. Bahagamye hehe? I Harani. Bahagamye he? Bageze i Harani akagozi kaho karabazirika kugira ngo be kuzasohoza wa mugambi w'Imana. Niyo mpamvu ubona abakristo benshi bahagurukana imbaraga, bahagurukana umwete, baza mu rusengero bakabatizwa, bakamanika ibiganza byabo bazamuye, barahira kuri Yorodani bafite umwuka, bazinduka mu rusengero, baza rwose bafite icyifuzo cyiza cyo kuzaba abakristo bazima bubaha Imana. Uwo muvumba Satani akavuga ntaha, iri hindi iri bafite abazabakomokaho, abazabavukaho bazajya baramya Imana, tuzatsindwa. Nimushaka hano mubahagamisha be kugera iyo bashaka kujya. Niyo mpamvu abakristo bahagurutse mu bapagani, ariko ntiwababona mu bapagani ntibakiriyo, kuko ntibatega ntibagisinda, bavuye mu tubari. Ariko no mu bizera bazajya mu ijuru Imana ntibabonayo. Bahagamye he? Ni muri izo ntege nke. Ni umukristo ariko udafite Kristo muri we, ni umwizero wo kumuhima ariko udafite Imana. Araririmba ariko ntuzamubaza ibyo gusenga, ntuzamubaza iby'Imana muri we. Yaboneka muri repetition imyaka yo kubaho kwe, ariko ntazaboneka mu mwanya w'amasengesho iminsi yo kubaho kwe. Perezida wa korali uri hano, uzabigerageze ubwira abaririmbyi bawe uti ejo bundi kuri repetition ya jeudi ntabwo tuzarepeta, tuzasenga. Uzabona message nyinshi zigusaba uruhushya. Perezida simpari, nagiye gusura tonto. Perezida simpari, murumuna wanjye yagize ibibazo. Perezida mumpa gahushya, ngewe narwaye, munda hari kundya. Brupa bose bazabura. Ariko uzabwe tumva mugire vuba muze murepete, twenda kujya ku Kibuye mu kwa 11. Simubizi nta uzabura. Kandi na kimwe mu cyuma ashatse ntiyagitanga, ariko abona itiki. Mana we, imvune zonyine twagize muri ubu buzima twibwira ko dukorera Imana, ariko ugasanga umuntu yahagamye Harani. Mu bapagani ntariyo, no muri babandi biteguye gusanganira Yesu nabwo ntagize gute? Akaba hagamye, hari akagozi kamuziritse. Satani aravuga ati ndiyo wa mugabo. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro 11 uwo murongo 23 barakubwira ngo Tera yaje gupfira i Harani, tigeze agera i Kanani. Satani tubibwenzemo neza rwose, abwira abadayimoni biti mukoze akazi neza, umugambi ntuzasohora. Umugabo witwa Aburahamu aza guhaguruka, tumva nubwo data yapfiriye hano, ariko nza makuru neza yuko twahagurutse twerekeza i Kanani. Arangije iti mbivuyemo, njyewe ndakomeje urugendo. Satani atari kuyuwaje gute? Uyaje gute koko? Naramuka ageze i Kanani, umugambi w'Imana uzagira gute? Uzasohora. Imana iteza ibibazo, yaje gukomeza kubyara abana. Za ntambara zose mwumvise hagati za Esawu,
Yakobo bene se bagurisha Yakobo nani Yosefu bamugurisha, bya bindi byose kwari kugerageza kuriza mu mugambi w'Imana. Yesu abonye ibyo byose bitangiye kuba, intambara ari nyinshi, hazaho gahunda yo gutamba ibitambo ngo umuntu wese uzagira ikibazo atambe, Imana iture hagati y'abantu, bubaka ubuturo bwera. Satani yagwanyije umugambi n'igikorwa cy'ibitambo mu buturo bwera mu buryo bukomeye, kuko yarabizi neza yuko umugambi w'Imana wo gucungura isi, wo gucungura nge nawe, uzasohorezwamo aho ngaho. Ariko ibyo byarakomeje bigeze ubwo abantu basigaye babikora nk'imihango, batakizi rwose n'icyo bishushanya. Ariko Yesaya cyaho cya 7:14 baje kumva itangazo ritunguranye, abadayimoni baratungurwa, Satani aratungurwa, yifata mu mutwe yibaza ibibaye. Ni itangazo ryaje umuhanuzi rivuga ngo dore umwana azasamenda. Ibi ni ibiki kandi? Ibi ni ibiki? Oya, mushakisha impamvu zose. Wa mwari yasaminda. Buriya musoma amateka muzumva yuko hari haratoranijwe abakobwa bagomba kuzabyara Mesiya, kandi Mariya atoranywamo, ariko yaje kwirukanwa. Ni mu busoma amateka muzabisanga, burya yirukanwe mu bazabyara muri abo bakobwa. Bavuga ati ariko wowe urabona hari ukuntu iwanyu mu ibintu bugiye tuzagutumaho. Aragenda. Satani yarabizi. Ariko kera kabaye marayika Gaburiyeli, tugeza mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, yaje gusura Uriya, aramubwira ati umva, urahiriwe ku Mana, hari imbuto iri muri wowe. Satani abimenya neza yuko bya bintu atari kumenya aho biri kujya bica. Bigenze gute kandi? Mariya aratwita. Satani abwira abadayimoni ati mukoresha impamvu zose uyu mugore mumuhitane n'uruhinja rwe. Baramuhiga, bamucasha hasi hejuru. Igihe cyo kubyara kigeze, Satani arimo abicungira hafi, ahita agenda yongorera abayobozi baho Mariya yaratuye no hirya iwabo wa Yosefu ngo bashireho ibarura. Iryo barura ry'igitaraganya niryo barura rya mbere ryabayeho. Hatabi barura ry'igitaraganya. Yosefu n'umugore utwite ugeze mu gihe cyo kubyara, babafasha urugendo bagenda. Bageze mu nzira, umugore abafashwe n'igise. Ati nyabune ndumva bikomeye. Yosefu kuko yari yarigeze undi mugore wari warapfuye, wenda mu makuru yari ayafite, ariko abantu iyo bagishaka hari ubwo utamenya ibyari byo. Umugore akubwiye wenda agiye kubyara bwa mbere, hari ubwo utamenya amakuru, cyane cyane abagira ubwoba nkanjye. Ati reka tugende ndabona inzu hariya. Akimara kuvuga dore inzu, Satani yasabwira abadayimoni ati nimwirukanke mujye kubanziriza muri iriya nzu. Bageze kuri urwo rugo basanga abadayimoni baruzuye. Ati nyabone ni muduhe icumbi, umugore ari kunagiye kubyara. Baravuga ati muvuge muvuye aha mudashyira imyanda aha. N'abadayimoni bavugaga ibyo. Yosefu aragenda. Bageze hepfo hariya babonye urundi rugo, tugende hariya. Abadayimoni barirukanka. Babigenza gutyo bigeze ubwabuze icumbi. Kuvukira mu kiraro cy'inka ntabwo ari umugambi w'Imana. Satani yakorega ibyo byose ngo agerageze kuburizamo urwo ruhinja. Mariya aravuka. Akimara Yosefu aravuka, Mariya arabyara. Akimara kuvuka ngo Satani yagotesheje abadayimoni i Betelehemu hose. Arazenguruka. Aravuga ngo mukoreshe buryo ki muri buri rugo mwinjiramo. Umwana w'umuhungu wese musangamo mumuhitane. Mukoreshe impamvu zose, mugote, he kugira ucaha. Barangije bakora, baravuga batumva kuva ku mwana wavutse uyu munsi kugeza mu myaka 2 mukureho, binjira mu rugo basaka ahantu hose. Simwabyumvise? Basaka ahantu hose, babona uruhinja batema, i Betelehemu ababyeyi yari imiborogo gusa. Impinja zose barazica.
bakimara kuzica Satani avuga ngo nta ruhinja na rumwe rwarokotse, akazi turagashoboye, ubwami bw'ijuru n'isi twabutsindiye. Abadayimoni baravuze tumva nta rugo na rumwe rutari rufite abarurinze, abana bose bamaze gupfa, baranezerwa barishima, wa mugambi uburijwemo, ubwami ni ubwacu. Reka mbabwire, kumbe yaje abwira Yosefu n'umugore ati hungisha umwana nyina, bavandimwe. Yesu ahungira mu Egiputa, hari ikintu gikomeye nize muri aya mateka, hari ikintu kinyongerera imbaraga, hari ikintu gituma shikama muri urugendo. Namenye yuko burya Imana ishobora kuduhisha aho Satani atamenya. Haleluya. Yibwiraga yuko abantu bose yabishe, yibwiraga yuko impinja zose, kuko Satani yamenyaga amakuru, akamenya ibindi byose. Uramutse ukurikiranye historique wamenya ko burya afite intelligence ikomeye cyane, ubutasi bukomeye cyane, ariko ntiyamenye yuko Yesu yageze hirya. Bene data bakundwa, hari aho Imana iduhisha Satani atabona. Haleluya. Hari ibintu Satani atamenya, hari igihe Imana igukingira mu bantu urimo ikaguhisha, imigambi yabo igapfa ubusa kandi bayikoze. Ko kantu ni keza, Imana ihabwa icyubahiro. Satani yaravuze ngo twabamaze, ariko ntiyarazi ko Yesu hari aho Imana imubitse, hari aho Imana yamukingiye ikibaba. Abakunzi Imana muzamura ibiganza. Haleluya. Imana igiduhisha abavandimwe, Imana igiduhisha imigambi y'ababi. Satani akagushaka mu isi akakubura n'ukuri iyo uri mu biganza by'Imana. Satani ntiyabisobanukiwe, ntiyabimenye, yibwiraga ko byabaye. Yaje gutungurwa no kumva Yesu ari kwigisha ibi, kandi byo bije bite? None se byagenze uti? Yavuye Yesu, none se ntitwamwishe? None se harundi wongeye kuvuka? Oya, wo ntabwo ari we, ntabwo ari we. Agiye kubona abona Yesu arabatijwe. Mu kubatizwa kwe ijuru rirakinguka, abantu barabibona. Haleluya. Aravuga ngo nguyu, burya kuvuga ngo nguyu kwari ugukuraho Satani gushidikanya. Yarashidikanyaga ati ntabwo ari we, kuko ndabizi neza twaramwishe, yapfiriye i Betelehemu. Imana nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Uzi ko burya kiriho Satani atavuga toke, noneho sindi buce kuri nyina, sindi buce kuri se, ndamwijyanira. Ahita mukatisha, aramuyobya, amwerekeza mu butayu. Mwarabyize? Aratangira tumva bigenze gutya, caha kora iki, caha kora iki. Abadayimoni bose bari bamuzengurutse, urugamba ruramukomera na Yesu. Arangije abonye ibyo bikomeye, aravuga tumva nkubwire Satani, handitswe ngo. Ndagira mbabwire bavandimwe, ni byiza gusenga, ni byiza kuza mu materaniro, ni byiza kuririmba, muririmba neza Imana ibahamahoro n'imigisha. Ni byiza gukora byiza mu rusengero, ukaba umudije mwiza, ukaba umudiyakoni, ukaba umukuru w'itorero, ngaba pastor mwiza. Ibyo ni byiza rwose, turabikeneye. Ariko mbarahira Imana, ikizatuma dukura ibirenge kuri iyi si, ibituro byacu Yesu akaduhamagaramo ngo dusohoke tujye mu ijuru, nuko twagendeye muri handitswe ngo. Iki ijambo ry'Imana rigusaba ugikore, icyo rikubuza ukihorere. Zaburi Dawudi yaranditse ngo 119:11 ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Arongera ati ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye n'umucyo w'inzira zanjye zose. Yesu arabwiriza. Bavandimwe, Satani abonye Yesu avuze ngo handitswe ngo, Yesu ngo aramutsinda, aragenda. Aravuga tumva nkubwire, abademoni baragiye barakorakorana, baravuga bati ibi noneho ni ibiki? Dore yatsinze yigendeye, ibi turabigenza gute, turakora iki? Ariko agendye, ndakwereka ndamutegeye uriya munsi. Hari igihe uri hano i Kigali umuntu akubwira tumva nkubwire, nzakugira mu giturage, uzamubwire ngo ugereye amahoro. Giturage se, mu giturage hari iki? Uzakugirayo, uzamubwire tujyeyo,
ugereye amahoro. Haleluya. Hari igihe Imana iduhisha abadayimoni batazi, barahira Imana. Bamwe muri hano mushobora kuba mufite ubwo buhamya, mushobora kuba mufite mu mateka, mwaba mubizi cyangwa mutabizi. Hari abari hano kubera ko Imana yabahishe. Haleluya. Kubera ko Yesu yabagiriye neza. Yesu arigisha, abwira abantu tubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Abona abantu bose batangiye kugenda babyemera, abandi babyanga. Ariko Satani aravuga ati ibintu rwose mwabadayimoni mwe ndabona bizadukoraho. Abantu bari kumukurikira, kandi rwose uyu mugabo arimo arerekeza ku musaraba. Yibukaga cya kindi yavuze ngo azagukomeretsa umutwe naramuka ageze ku musaraba. Mumenye ko turaba dutsinzwe. Icyumweru cya nyuma cya Kristo, Satani yakoze ibikorwa byose. Luka 22:39, igihe Yesu yarageze mu gashyamba Getsemani arasenga, cyari mu cyumweru cye mu ijoro rye rya nyuma, maze abadayimoni bose na Satani barasa baramugota. Barangije baramugatumva ibi bintu Satani yabonaga yuko bigiye gucamo rwose byo gucungura umuntu bigiye kugera. Aravuga ati nangi icyo ngomba gukora no gushaka inzira zose naburizamo uyu mugambi. Maze abadayimoni baramugota. Yesu imbaraga z'ubwoba ziraza, arangije agenda abwira Petero ati Petero we wamfasha ukaza ukamfasha gusenga. Ibazeho Yesu atangiye gutabaza abanyamubiri b'abanyantege nke. Araza abwira Petero ati Petero ndumva afite ubwoba. Yohani sinzi ibintu biri kunyuramo, sinzi ukuntu ndi kumva rwose, mwamfasha. Abadayimoni bari benshi cyane. Barangije Petero baraza ati nyabune, nabo baraza. Aho bagatangiye gusenga, abadayimoni baza babajyamo babuzuza imbaraga z'ibitotsi. Nk'ibyo ufite muri iyi minsi, nk'ibyo ufite muri iki gihe, nk'isinga ufite. Maze barasinzira. Yesu araza kubareba ati Petero ndi kumva byanze, nyabune nimukomeze musenge. Abakomaho asanga basinziye barimo baragona. Arangije ajya hariya aravuga ati noneho nkora iki? Abari yajya abadimoni baramugota, bamujya mu nzara, bajya mu birenge, bajya ahantu hose, bajya mu bitekerezo. Arangije ajya hirya kwibuye, arapfukama ajya hasi. Satani ati uyu mugoroba nindamuka ntsindiwe aha ndababwira mwa abadayimoni turapfuye turashize. Arangije aramwegera. Satani nokora ikintu kidasanzwe, azana iyerekwa ridasanzwe imbere ya Yesu, amuzanira filimi ikomeye cyane. Aramubwira tumva dore bagiye kugukubita, bagiye kugutera imisumari, bagiye kukwambika ikamba ry'amahwa, bagiye kugushinyagurira. Reba biriya byose, kandi nibiramuka bikozwe dore abagabo ugiye gupfira bazarimbuka. Dore ngabariya baririmbyi bari kurimbuka, dore abakuru b'itoro bari kurimbuka, dore abapastori bari kurimbuka, dore abakristo bari kurimbuka, dore abantu bakuvugaga birirwaga bakwigisha barimbuka. Urimo urazira iki? Kwaba ugiye gupfira ni hahandi bazarimbuka. Wabivamo. Arabyitegereza, intege ziba zimushizemo, hasigara gake cyane. Ahita abwira Imana ati data ndabona byanze, iki gikombe n'ikindenge shaka undi muntu. Satani ati ndiyo. Bazamura uburibwe, barabuzamura. Arakomeza ati iki gikombe nimusaba muri Luka 22:43, Yesu ngo akimara kuvuga ngo iki gikombe n'ikindenge, ngo Imana yabonye bikomeye, yahise yohereza umumarayika wihuse vuba na bwangu, amuzaniye filime yiyerekwa. Dore abagabo n'abagore bazajya mu ijuru, dore abasore n'abakobwa bazakizwa bo kumuhima, dore ibituro bizakingurwa kubw'amaraso yawe, dore abantu bazajya mu ijuru, dore abazakuririmba by'ukuri, dore abapastori bazakizwa, abagabo n'abagore mu isi, abazungu, abirabura, bameze bate, abize n'abatarize. Reba bariya bose bari kuzamuka bameze nk'imiriro mu kirere, abo n'abazaturuka mu bise by'amaraso yawe. Komera shikama. Yesu aravuga ngo data umubiri n'ugucitse intege, umutima urakunze. Haleluya. Satani ati ni ibiki? Twari tumugeshejeho neza, yaragiye guhorahora, yaragiye gupfa, ibi ni ibiki? Aravuga ngo umutima urakunze. Umubiri we wazanaga ibyuya bivanze n'amaraso, ariko aravuga ngo umutima urakunze. Ikiba kibe. Ubu niyemeje abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, ngiye kubapfira hirya y'ibyo bakoze, ariko Imana izababarira bazajye mu ijuru. Haleluya.
ako kanya ibitero biraza, arabaza ngo murashaka nde? Tini Yesu w'i Nazareti. Tini nje. Babikubise hasi. Satani araza atari ko nkubikubise hasi wanyerera kuko nubundi ko nubwo wabyemeye ariko wanyerera ukigendera. Kuko bamubaje bwa mbere biravuga ngo bikubise hasi bamera nk'abagize gute, kugira ngo abone akanya ko guca havuge tubwo bapfuye reka ngire gute. Ariko mwuka aramuga ati wamaze kubyemeza, kandi Imana yohereje marika wo kugukomeza. Haleluya. Barongera barazuka. Ati mwavuze harya ko mushaka ndi Yesu w'i Nazareti ninjye. Barasubira hasi. Satani iti ariko urabona atari amahirwe so guhaye noneho waca. Ati oya nabyiyemeje. Baragaruka. Baramujyana. Bamukorera ubugome bwose bya bindi mujya mubona muri filime ngo bakubita bagira gutereka mbabwiza ukuri. Nta mwana w'umuntu ushobora kugera ku rugero rw'ibyo Yesu yakoreye ku musaraba. Muzabimenya, tuzabimenya tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Burya yakorewe ubugome bw'indenga kamere kugira ngo ibyo bintu abivemo. Ku isaha ya saa 9 aravuga ngo data mu biganza byawe niho nshize ubugingo bwanjye. Umutima uraca, Imana iteraho kashe ngo incungu y'abagabo n'abagore mu isi kuva kuri Adamu kugeza kuzavuka irabonetse. Nta nshuti nziza nka Yesu atsemba ibyaha byacu. Ni amahirwe kumwizera Yesu. Niwe watsindiye isoko ryo kutwuzuza n'ijuru. Uko twaba tumeze kose, iyo tubabaye afata ibyo byose akabirundanya akabyerekeza ku Mana, maze binyuze muri we Imana ikumva amasengesho yacu. Haleluya, haleluya. Satani akimara kubona ibyo bibaye aravuga ati baragiye n'abadayimoni. Ibi mbivuze nk'umuntu wenda bishoboka ko bagiye hariya bakaryama aravuga ati twapfuye n'ubundi bazatwica tuzarimbuka kabaye. Ariko aravuga ati uzi ko nibutse nubwo apfuye abazamwizera Imana izajya babarira, ariko niba bazajya bapfa ntibazajya bazuka, kuko naramuka azutse bizadukomerana n'ubundi bazazuka bajye mu ijuru. Barangije baragenda abadayimoni bose bajya kwirunda kwa Herode. Ati nimukoresha uburyo bwose ntazuke. Matayo 27:62 ngo baragenda bajya kwa Herode, barazitira bajya ku gituro cye. Bibiri avuga ngo bahomaho ubushishi, bashyiraho beto, bashyiraho ibindi. Abadayimoni bose baza birundaho, abasirikare b'abahanga baza bajya kuri cya gituro. Ati mukoresha uburyo bwose kuko naramuka azutse nibwo ibyiringiro by'abera biri babyuzuye. Barabirinda. Arimo aragerageza uburyo bwose bwo kuburizamo uwo mugambi. Igituro barakirinda. Munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Bibiri ya Matayo 28 umurongo wa mbere ngo kuwa mbere w'iminsi 7 isabato yarayivuyemo, Imana yohereje marayika araza kubita umurabyo. Abantu ngo bumvise umutingito b'abasirikare, ariko ntabwo ari umutingito, n'umuriri ubwishi bw'abamarayika bajaho bigeze ubwo isi itigita. Abasirikare bamera nk'abapfuye, abadayimoni barahunga. Satani ati shamuri kwirukanka mujyahe, reka ntuzi byabaye hariya wowe. Na Satani ubwo yarahunze, Yesu ava mu gituro. Feri ya mbere Bibiri atubwira ngo Yesu azamuka ajya mu ijuru, maze kugira ngo agaragarize ibindi
n'ibiremwa byo mu ijuru uko intambara yari imeze hasi, afata bamwe mu bapfuye kera bizeraga Imana arabazura, azukana nabo, abazamukana nk'imiriro. Haleluya! Nguko abandi bantu b'Imana bapfuye bazazuka, nubwo Satani abajyana mu kivunge akabica akoresheje intambara, akoresheje jenoside. Reka mbabwire, nubwo imibiri yabo yaba itarigeze iboneka, bazazuka mu izina rya Yesu. Haleluya! Azamukana nabo, ajya kubwira Imana Data wa twese ati dore ngaba intsinzi y'umwami Yesu. Haleluya! Ati nukubigenze. Satani yabwiye abademoni shisha muhame hamwe turapfuye, ubu byarangiye. Umwana w'umuntu wese ahava akagera uko yameze kose yandikiwe agakiza. Satani ati ndibutse, nubwo Yesu yabirangije iyo nzinzi ikaba yabonetse, ariko umuntu ku giti cye we ntiraboneka. Ubu nirwo rugamba noneho uyu munsi turimo. Yesu yarabishoje iby'Imana yari yaramutumye, ariko kuri wowe bisoza ari uko urangije urugendo rwa muri iyi si, ubuzima burangiye. Niba ukiri muri uru rugendo rero, Yobu yaranditse ngo igihe ukiri muri uyu mubiri tuba dufashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu bavandimwe, Satani ari kugerageza kuburizamo umugambi w'abakristo. Intambara muzumva hirya no hino ku isi, buriya hari igihe wumva ngo intambara zabaye muri Ukraine, uriya ni umugambi wa Satani wo kuburizamo gukizwa kw'abantu. Arabizi ko ubwami Yesu yabutsindiye ku musaraba rwose kuko yaranazutse, ariko igisigaye Satani ntakiri kurwanira ubwami, ntakiri kurwanira intsinzi yo kugira ngo azayobore. Arabizi ko ibyo byamucitse, icyo kibuga yamaze kukisezereramo ubwe, ahubwo arabizi neza ko wowe bitarashika. Abari gushaka rero nabo bazarimbukana. Ubu cyasigaye no kuvuga ngo singomba kuzarimbuka njyenyine, nzajyane n'abakuru b'itorero, nzajyane n'abaririmbyi, njyane n'abizera, abanyamadini, mfata abapastori, mfata abasenga n'abadasenga, ndashaka nanjye kugendana nabo. Ubu rero aho ikibazo kiri ni ugucika uwo mugambi wa Satani, kugerageza kuburiza mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ubaho ukajya kubona ibyo wemeraga utangiye kubipinga, ibyo wakoraga utangiye kutabikora. Intege nke, nta mwanya wo gusenga, ibintu byose byerekeza ku gakiza, umwana w'umuntu arabihunga. Tujye mu rusengero ariko nitwubaha amategeko y'Imana. Twitwa bizera b'itorero ariko ntidukurikize imirongo migari yaryo. Satani arashaka kuburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo Satani agukunze, Satani arashaka kukwica muvandimwe uri hano. Mugabo uri hano Satani yaragufashe. Nubona umugabo n'umugore batakiri kumvikana, menya ko ari uburyo bwo kugerageza kuburizamo umugambi w'Imana ku buzima bw'uwo muryango. Abana, umugabo n'umugore, umugabo yinjira mu nzu adasuhuza, umugore atangiye guca hirya no hino, ibikorwa byinshi aza mu isi, intambara z'urudaca hirya no hino. Buriya numva intambara mu Burayi ugira ngo ni umuntu w'Imana uri gushakishwa. Nta ntambara ziba muri iyi si atari umukristo uri guhigwa, ntazibaho. Kuko za hirya ziraba, ibintu bigahenda, umukristo usengera ku muhimu uri gucuruza ku isoko hariya atangira aboneta, ariko ibi bintu nuko gusora nabiriya uwabigenza gutya. Kubera intambara abereye muri Ukraine bagahiga umukristo uri kumuhima. Nta ntambara nimwe ibera ku isi itari gushaka umuntu uri hano. Nuyumva muri Amerika ko manguri muri Israel, burya ni wowe usenga uri gushakishwa wa hano kumuhima, kugira ngo agerageze kuburizamo umugambi w'Imana. Nubona ibiza bivuye mu higiyo, ukabona isi ibintu bigenda bihindagurika, iterambere ribangamye amategeko y'Imana, umuntu usenga Imana arimo arashakishwa.
kugira ngo Satani agerageze kuburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ubusinzi bukujyaho ukagerageza ariko bikanga. Yakurindishije abadayimoni, urunguka ntukiranukira Imana. Yakurindishije abadayimoni. Umuntu aza akaguhemukira ugasigara utarahemutse ariko nawe wanze kubabarira, kugira ngo ako ngako kazakujyane. Nta juru ry'Imana uzabona, ntiwababarirwa n'Imana nawe utababarira. Ubusinzi, ubusambanyi n'ibindi bisa nabyo, kugira ngo agerageze kuburiza mu mugambi w'Imana. Imana tugire neza bakundwa. Uyu mugoroba mfite ibyishimo byinshi ku bagabo n'abagore batangiye kuvumbura aho Satani yabategeye kugira ngo aburize mu mugambi w'Imana kuri bo, ariko bagiye gufata umwanzuro uvuga ngo oya rwose, nk'uko Aburahamu yabwiye Satani ari hariya Satera yabaye mu gihugu cy'iharani, aravuga ngo oya nje ndahagurutse, nubwo iyo njya ntahazi ariko ndagiye Imana izanyobore. Hari abagabo bagiye kuvuga ati nubwo bigoye fasha umwanzuro, oya Satani, umugambi w'Imana kuri nje ugomba uzasohore byanga bikunze. Haleluya. Satani akimara kubona ibyo byose yamenye ko burya Imana umugambi wayo aho iwuhisha, aho iwubika, nta barozi bahagera, nta ntwaro kirimbuzi zawuburizamo, nta bakomeye babihagarika, nta bantu babitsindagira ngo biveho. Oya, ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cyaho cya 42:8, Imana avuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Kandi 14:24 ngo nukuri nukuri nje Uwiteka, uko nabigambire niko bizasohora, kandi uko nabitekereje niko bizaba. Imana nihabwe icyubahiro. Urashaka ko umugambi w'Imana kuri wowe ukomeza ukabaho, cyangwa urashaka ko umufatanya bikorwa wa Satani wo kumufasha no kuburizamo umugambi w'Imana ku buzima bw'abandi? Wa mugore wari stressa, wa mugabo wabuze amahoro kubera wowe, abavandimwe bawe muri korari, nubona abantu intambara ziri mu kuba, umenye ko Satani ari muri campaign. Oya, Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba icyifuzo gikomeye mu ndirimbo ya 54, Mana nagusabye ibi, nagusabye kwiga, nagusabye umugabo, nagusabye ishuri, ngusaba amafaranga, ngusaba ibyo kurya, ngusaba ibyo kwambara, ngusaba abana, ngusaba ibi nibi. Ibyo nibyo koko byarabaye, ariko icyifuzo gikomeye nzamuye mu mutima wanjye, unyeze umboneze, umugambi wawe muri nge usohore. Hariho icyo mwakamwa nubwo mpora Imana itweze, Imana itweze. Unyejeshe amaraso yawe, unyejeshe imbabazi zawe. Zamura ikiganza ubwira Imana ati Imana mpanagurwa hose, umugambi wawe usohorezwe muri nge. Sengera mu mutima, hombeka amaso, indirimbo ibisengesho. Ndashaka gukira ibyaha birimburwe, umugambi w'Imana usohorezwe mu bugingo bwanjye. Ndashaka gukira ibyaha bikurweho, umugambi w'Imana usohorezwe muri nge. Bwira Imana ati nuntungangiriza ubwenge maze nkabana nawe. Ariko umutima ukubaha, umutima wuzuye kuba indahemuka ku Mana ni urutaho. Zamura ijwi ryawe ubwira Imana ati Mana untunganye, mpanagurwe hose. Ndashaka kwera, ndashaka gutungana, umuriro ukurwe. Ngira ibyaha, ririmba uti ninezwa umutima wanjye, ninezwa umutima wanjye,
nzamenya ubwenge bwo guhangana n'ibi bitero bya Satani, ubwenge bwo guhangana n'iyi bitero mbibwirijwe n'umwuka w'Imana uba muri nge, ubwenge bwo guhangana no gusobanukirwa ibyo bitero bya Satani byo kuburizamo umugambi w'Imana, nzaba mbibwirijwe n'umwuka wawe nawe data. Ubwenge bwo mu ijuru, ubwenge bwo kubaha Imana, ubwenge busenga by'ukuri. Zamura ikiganza ati mpanagurwe hose mwami wanjye, ndashaka kwera, ndashaka gutungana. Nkiri ibyaha birimburwe, subira muti mpanagurwe hose mwami Mana yo mu ijuru, uhanagure abagabo n'abagore, ubeze utweze udutunganye rwose, ubabarire gukiranirwa kwacu ibyo twagendeyemo mu bihe byashize, dukire ibyaha birimburwe. Mana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko, izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimira yuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Tumenye neza kujya uduhisha igihe twakwishize mu biganza, tuje imbere yawe, twaguye mu gico cy'abambuzi. Hari ibyo Satani yagabye ku bugingo bwacu, ibitero bikomeye, abigaba mu rugo rw'uyu mugabo, mu rugo rw'uyu mugore, abitera igitero gikomeye kuri uyu musore n'uyu mukobwa, kandi cyari kigambiriye kuburizamo umugambi w'agakiza ku bugingo bwe. Ndetse benshi baguye muri icyo gico. Ubu hari n'abicaye hano bafite izina ry'uko bariho ariko batakiriho mu buryo bw'umwuka, ariko amahirwe dufite, ijambo ryawe ravuga ngo unyizera naho yaba arapfuye azabaho. Abo bapfuye mu buryo bw'umwuka barambikeho ikiganza bazuke. Uhereye uyu munsi umugambi wawe usohorezwe mu bugingo bwacu. Sengeye umugabo uri hano, sengeye umugore, sengeye umukobwa n'uyu musore. Amaraso ya Yesu atweze, amaraso ya Yesu adutunganye, amaraso ya Yesu atuboneze, amaraso ya Yesu atwambika imbaraga, amaraso ya Yesu aduha ubwenge bwo gusobanukirwa n'ibyo Satani tugabaho ngo aburizemo umugambi wawe kuri twe. Uduhe mwuka, uduhe Yesu mu bugingo, mu izina rya Yesu. Ngiza amahirwe nduwa Yesu, n'ubu mfite. Niba umva Yesu akubabariye, ririmbana imbaraga ati mfite umunezero. Imana ikaduha agakiza binyuze muri Kristo Yesu. Mbyawe n'umwuka ndatunganye. Ndirimba cyane ati nibyo ndirimba yuko Yesu ambabariye, nibyo ndirimba yuko Imana isobanuriye ubuzima bwanjye. Ndashima umwami Yesu, ndashima umukiza, kandi ngambiriye mu mutima kudasubira inyuma. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga uyu mwanya, yuko Yesu ari icyo akoze ku bugingo bwanjye. Ndashima Imana none nejo byiteka ryose. Ubudasiba. Bwira Satani ati nditanze rwose, ndamaramaje, ndamwiyeguriye. Haleluya, haleluya.
ndumva mu mutima hakeye, ndumva muri nge mbohotse, ndumva Imana imbabariye. Ibyo Satani yakoze bipfuye ubusa. Ni ubuntu bw'Imana bubukoze, si impamvu yindi. Haleluya, haleluya. Ubu ndabiririmba, nibyo ndirimba yuko Yesu hari icyo akoze. Nibyo ndirimba yuko Imana imbabarira. Nibyo ndirimba yuko mbohotse. Nibyo ndirimba yuko Imana ari nziza. Nibyo ndirimba none ejo niteka ryose yuko Imana ari nziza. Ndashima Yesu, ndashima Yesu, ndashima Yesu. Imana y'amahoro iduhana imigisha, itweza ubugingo n'imibiri. Twaba dupfuye none Yesu abagarutse be kuri isi y'abatahajuru. Ariko ntibirangiriye aho, kuko Satani ntapfuye. Kandi mu bantu muzabona pastor wanyu abatiza, ntabwo Satani azigera ajya ku murongo ajye kubatizwa. Ubugome bwe buzahoraho. Gutsinda nta kindi kera kirabura, ni ijambo ry'Imana. Icyo rigusaba gukora ugikore, icyo rikubuza ugishyire ku ruhande. Usenge Mwuka Wera bikuyoboremo, abikoremo mu izina rya Yesu. Imana ibaha amahoro n'imigisha.